Yes, reka ngusuhuze wowe ukurikiye Amedia TV, nifuriza kugubwa neza aho uherereye. Bon, tumaze iminsi tuvugana ariko nyine turahari. Kora subscribe wowe utarayikora, ukande like, twandikire muri comment. Nibishoboka kandi inkuru sharing bagenzi bawe. Tujye kuganira kuri Pi Network ndetse na Tokecoin. Yes. Reka wena maze kuri Tokecoin yasohoye itangazo itubwira yuko noneho KYC yayo iri hafi. Iri hafi cyane rwose. Ntibagirwa na Avem ababonye KYC nabo muzaze tubafashe kuyikora. Ariko biragusaba ko ufite Telegram muri telefone yawe. Kuri Tokecoin rero KYC iri hafi, uku kwezi gushobora kurangira tuyibonye bayitanze. Bavuze bati noneho igihe kiri bugufi. Murya umunyu. Ubwo rero murumva tuzabanza gukora KYC, dutegereje itangazo mbega. Ngayo nguko. Hanyuma burasaba kumayininga buri munsi. Abantu rero bamayininze swap phone tugeze ku munsi wa 40 na kangahera na gatatu. Ego. Ubwo harabura iminsi 17 ko baduhaye iminsi 60. Uwihanganye akama yahoze ari inyana. Hanyuma rero Pi Network ni ibintu bike mbabwira, nimugire ngo hari ibindi. Reka mbahe gahunda ku cyumweru. Ubwo ku cyumweru rero hazajya kugera namenye aho tuzahurira. Kugira nzahura nande rero umuntu, ibi ngiye kubabwira umuntu wifuza kugira icyo abikoraho, aranyandikira kuri WhatsApp ati nanjye nzaza. Iryo jambo gusa kuri WhatsApp ati nanjye nzaza ku cyumweru. Dore icyo tuzakora, tuzafasha abantu ariko ni ku muntu twumvikanye cyangwa se twahanye gahunda, kuko ntabwo wajya gutegereza abantu utazi ngo bazaza. Ko niba uvuze uti kantange promotion none abantu ntibaboneke, ntabwo ibyo bintu byumvikana. Tuzakora iki? Umuntu wese ushaka gushyira cyangwa ukeneye gushyira two factor authentication muri telefoni ye. Two factor authentication ni itegeko. Ubwo rero utayifite nakaziki. Abantu Pi bazi bamazeho. Urumva kubera iki? Uburangare. Niba uzi ko utayifite heba. Hanyuma n'abantu bari muri tentative ntakibagirwa birajyana. Hari abantu bari muri tentative kubera iyi mpamvu, harimo ibintu byinshi. Ubwo rero niba ufite ikibazo cya two factor authentication ukaba utanabizi cyangwa ukaba muri tentative, karibu. Uwo ni uwa mbere. Umuntu wa kabiri, umuntu ushaka kwiga icyo bita peer to peer transaction. Ni ukuvuga ngo kohererezanya Pi kuri Pi kumupayiniya mwohererezanya Pi gute. Ibi rero niba wumva nawe ukeneye kubimenya ku cyumweru, karibu. Bizaba ari saa 4 ya saa 4 no kadushyire nyuma saa 6, saa 8 zuzuye aho nzababwira bitarenze kuwa gatandatu. Ubwo nzabibabwira. Abo wari wa kabiri. Umuntu wa gatatu ni umuntu ukeneye kumenya uko avana Pi muri Pi wallet akazohereza kuri OKX cyangwa akazivana kuri OKX akazizana muri Pi. Muri OKX ushobora kuba utazifite ariko ukaba ufite amafaranga, ukavuga uti kangure yo Pi nzijyane muri Pi muri wallet. Ese ibyo bintu urashaka kubimenya nawe? Hari uwumva kandi ubwo ntago twabyiga umunsi umwe. Kibazo ni ariko humura uzirebera nawe ukuntu bigenda. Hanyuma ubu ni wa gatatu. Umuntu wa kane ukeneye kuza ni umuntu ukeneye kwiga ibyo ngibyo byose tumaze kuvuga, ariko akanagerekaho gufata Pi muri OKX ni urugero, akivunjira akayashyira kuri mobile money, akayashyira kuri telefoni ye. Tuvuge nari mfite Pi, nzikuye muri Pi, nzijyanye muri OKX, nzigejeje muri OKX, nzihenduye mu USDT, maze kuzindura mu USDT nzihinduye mu mafaranga
iriya ni international rega, iriya ni exchange international, ukayashyira kuri telefone yawe cyangwa se ukayakura kuri telefone yawe, ukaba wagira ute wayaguramo payi. Ibyo byose tuzabyiga, n'ibyo ngibyo ntimugire ngo hari n'ibindi. Ubwo rero niba uri tayari, andika muri komenti uti nanjye nzaza. Reka nsoreze kuri aka ngaka. Ari abantu twamayininze ikaze an, iyo yaradutengushye twayikuye no mu mubare. Hanyuma abantu narababwene rero ngiye kandi mbabayira igitambo. Ikintu rero njya ubu ngubu sigaye mbabwira ni ikintu nanjye mbona kuko cyakunze cyane cyane nk'ibi ngibi dushyiramo amafaranga. Kitakunze ndababwira nti cyapfuye. Ikaze an rero muhe muyibagiwe byaranze. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ariko ntimugire ngo nitubikurikirana, turaza kubikurikirana mwihangane, tuzabaha amakuru. Hanyuma ikindi ni yitwa vision update. Vision update, abakoze KYC dutegereje migration. Ntabwo abayobozi babo baramfata, ndacyahamagara ntabwo baramfata, ariko gahunda yo no gutegereza migration ikazafunguka, then tukareba exchange bazaduha twakoresha. Indi ngira ngo ni zo ngizo hari. Akandi nako nabahaye kare bita recycling paper arts. Iyo ngiyo yo igura n'impapuro yikorera hano, ariko ikorera mu Rwanda gusa. Igura impapuro bakorera Kabuga. Ikintu ukora iyo zifite ikiro bakigura 100. Impapuro zitagikoreshwa, ibitabo bitagikoreshwa, bimwe biba byarangiritse nkaho wakabifashe ngo bijugunye, babibyaza umusaruro. None izo products bakuyemo bakazigurisha online, ukaba nawe waguramo product bakayigucururiza kumara amezi 2, amezi 3, bakagenda bakungukira, baguha inyungu buri munsi biterwa nuko uba washoyemo. Nukuvuga ngo n'urugero, igura makigura amadolari 5, ubwo bihwanye n'ibihumbi 7, ubundi ubikuza niburi ugeze idolari, uhemere kuri bikuza akajya kuri telefone yawe. Ibyo mbabwira ni ibyambayeho nanjye nabikoze, ntago rero naza kubabeshya, ntago ndi umuntu wo kubeshya. Kireka nanjye wende yo bancanze, ariko yo bancanze ndababwira mu byitondere. None rero hano yaje babikuza guhera saa 1 kugeza saa 6, hanyuma nyuma yaho ayo masaha yandasigaye nayo kugenda baha amafaranga ababikuje. Nk'ubu nkanjye nabikuje ejo mu masaha atari yo kubikuza, ariko mukanya saa 5 ngiye kubona ngo barayampaye. Ibyo rero ntago ari ukubeshya, ni ibintu bihari, ni abantu bahari, ntago ari ibintu byo hirya hino. Ubwo rero umuntu nababwira ngo ibi ngibi birakora, mujye mwumva yuko bikora. Ibyo nababwiye ni ibi nibikora, cyane cyane ndavuga ibyo nababwiye hano, ibyo ntababwiye hano ntago ari ibyanjye. Hanyuma hari ikindi nababwiye, bundi ikintu kiri iyo ngiyo ikantarangiye bakakubwira ngo ushoramo amafaranga uba ugomba kukigirira impungenge. Hako umuntu hano iwanyu ni ibintu byoroshye cyane. Ubwo rero ntago naza kubabeshya no kubaroha. Nibyo mba nanjye nakoze nkavuga noneho ndabibonye. Cyokora ukagenda gake nyine, kugenda gake kugira ngo turebe, ariko biratanga icyizere, ni abantu bazwi barahari. Hanyuma ibisigaye hariho nimero ukamubwira uti nyobora uko ndipositingaho cyangwa se mbikuza, nta kindi. Cyangwa nanjye ukamubwira nka kudirectinga nkuko nanjye nabikoze, nkabona barayampaye. Ni ukuvuga ngo buri uko ageze idolari rimwe tayari bagira gute barayaguha. Ubundi iyo uregistarinze baguha ikaze y'amafaranga 700 bihwanye n'amadolari 0.50. Ngayo nguko. Reka rero ndakira aha ni update nagira ngo mbahe niba uri tayari ku cyumweru. Ubwo bizagira ku cyumweru nababwiye ngo tuzahurira he, ariko ibyo mbibwira uwanyendetse yuko ari tayari. Menye ngo isi n'abantu 5 n'abantu 10. Kibazo rero ari utanga promotion kubera kuzaboneka ukavuga utereka mfasha abantu, ukabona ntibabyitabiriye, ariko nyuma yaho ukumva marira yabaye yose. Hanyuma rero kansoze mbabwira ngo mube maso cyane, payizanyu barimo kuziba, ntiwamenya ngo ninde, sinzi ukuntu babigenza, ariko ni murinde. Warakoreshe two factor authentication, niyo namuha passphrase nkamana password, nta kintu yabimaza rwose, ntashobora ntabwo yanyiba. Ngayo nguko mugubwe neza rero, muhaye muronye. Ndabakunda cyane kandi mukomeze mukurikire Amedia TV. Mujye mwirinda gusa bya bindi bibahabura, tariki zirageze. Ibyo hari icyo hari ayo matariki bababwiraga 12, 15 hari
hari ibyagenwe gukora muri payi, ariko ntabwo baguhamagaye ngo ngwino bigiremo uruhare, kereka niba ukoresha computer. Niba ukoresha computer desktop birakureba, ariko niba utayikoresha mwarabibonye mu matangazo menshi. Nahoze mbona n'abababwira ngo open mainnet tuyirimo ikibazo abantu ntago bajya bumva, ntibashaka gukurikira. Tuyirimo ahubwo ibikorerwamo ntabwo biruzura, ariko tuyirimo. Ibindi rero bakangisha babashikisha ni okay, baba bagira ngo wenda mukurikira, ariko nta kundi mujye mugira amakenga batazajya banaba koshona bakaba twara twanyu. Murakoze, mugubwe neza.